abantu baratubwira muri comment umuntu urenze. hip hop njye nasoje nawe hitutamo. Okay. Mama ndakwemera cyane kuko wanyigishije kubaho nuje cyane, nari nabuniye umukobwa nari narapfubye ya nari hejuru kagahinda nagiraga kari karashije, none uragiye bisubiye nkuko byari bimeze, mutima tuzi utere rimwe, utegereze wongere utegereze, Sofia wanjye nagukunda byo, nukudahatiriza babarira twirire iyi si kwitonze, babarira twirire iyi si kwitonze. Olivier uyu muntu afite umutwe munini. Nabonye ingegera hano ifite uruke runini emeze nga we mujama wo kuri TikTok. Umutwe gwarahengamye wagira ninga Ikote yaritiye. uyu mujama agenda yemeza abakobwa ngo afite imyenda kandi aba yayitiye, iri koti sijya we wa mupeti we ujye wemera. Ikibasumba umubyeyi nkawe Imana yampaye umubyeyi urutse abandi babyeyi mbona, niyo mpamvu ijuru ndikesha ibyo birenge, umubyeyi wametse mu mugongo aribwa n'indenge, reka twereke kureba n'izo nenge, nabonye abandi bafite n'amarenge ariko ndahari ngo nkutake ibyiza mama, umubyeyi ukuruta nawe mbona ku isi mama, you know. Cyokora bazaguha akazi washobora kuririmba pe, ariko igiteramo cya mbere uzakora uzatumira imbeba zose zo mu Rwanda. Ngiki Olivier? Uziteranire. Olivier ngo nicyo azatumira? Azatumira imbeba zose zuzure muri arena aririmbira imbeba. Olivier ndirimbire imbeba ako kantu gasumira Olivier ongera gasubire urukumva azajye muri arena ayuzuze yose nyine atanga amatiki y'imbeba arena yose bayuzuyemo imbeba yewana. Olivier sibyo uretse hit nyine tu sibyo abanyarwanda ukaba barabakinza agasupanete mu maso urumva bagata bareba nyine itara y'igihuha bagatavuga ati herenzapo sibyo ko Olivier kankubaze twere gutinda mu magambo sibyo, wenda kuva wamenye ko uzi kuririmba inde muntu wambera kubwe ko uzi kuririmba wowe, ubwo se ugize amahirwe ukamenya ko wibeshye byagenda bite? Waribeshye nyine ase ni kuri abaririmba. Oya ngira ngo ndi rwa ruhanzi bro, ntago ndi rwa ruhanzi bro, umva ntago. Oya umva Olivier wiza nibyo kurwana sibyo, yego wafata sibyo hit yo urayifite sibyo, ariko nyine kuririmba nawe wabagore nyine gutinikaho kandi reka mubwire Olivier sibyo, wenda simbizi cyokora ufite management nziza wenda ntuzabijyamo ntago mbizi, ariko womba nkubona ngira ngo niyo ayifata ku ngufu. Yes ndabasuje mbahaye ikaze kuri Bintu TV show, aho twagiye tubasezeranya ko tuzagenda tubagezaho abanyempano bagiye batandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'uwo bita Olivier Boy, ahuye n'umusore w'igicumbi, umusore mwiza cyane waje wambaye neza, papa amfashira ijoro avuga ati rero reka nkike ku muhungu wanjye Benjamin mutwikire muhe akaganiro. Olivier Boy aravuga ati si uyu murezi wazanye hano bite? Olivier Boy umeze bite? Nesari kono mujene arikunyicira muto kubera iki? Kubera iki? Ndona mupanze agwa mupanze kubera iki nyine? Ngiye bura ndunya nkundana abantu bafite ubusurugunyu. Uwo musore afite ubusurugunyu? Afite ubwanwa bw'ubusurugunyu ngo ariko mana bimeze eme. Yes sir, wa Paul Pans meze fresh kabisa. Meze fresh? Yeah, ibintu n'umuti kabisa. Hari buri kubarizwa hehe mu rugo?
Roina ni mu burasirazuba. Burasirazuba gushyika Musanze ntibyakuvunnye. Biragoye cyane kabisa urumva twa ni ugutega indege. Numvishe ngo Olivier ariko ambwira ngo nagakunda ngo abasore ngo bameze nkanjye, ariko nanjye ntabwo nkunda abasore bafite impano izimya ba Bruce Melody nkawe. Waturumbutse waturumbutse kweli, tubwire waturumbutse. uri no kugivuga ukanjiraguraho wamba burukeke Amakaritasi ndakurahiye. Ariko Olivier kankubaze, twere gutinda mu magambo sibyo? Wenda kuva wamenye ko uzi kuririmba, inde muntu wambere akubwiye ko uzi kuririmba? Wowe ubwo se ugize amahirwe ukamenya ko wibeshye byagenda bite? Sinjye naribeshye. Waribeshye nyine. Asa ni kuri abaririmba. Okay, ushaka kujya muri rwa ruhanzi. Oya ngira ngo ndi rwa ruhanzi bro. Ntago nyindi rwa ruhanzi bro. Umva. Ntago oya, umva Olivier wiza nibyo kurwana sibyo? Yego wafata sibyo hit yo urayifite sibyo? Ariko nyine kuririmba nawe wabagore nyine gutinikaho kandi reka mubwire Olivier sibyo? Wenda simbizi cyo kuri ufite management nziza wenda ntuzabijyamo ntago mbizi, ariko womba nkubona ngira ngo niyo wayifata ku ngufu. Emi uyu bwa mbere ugihura na Olivier niki cyagutunguye kuri we? Ubundi Olivier njyewe the first time mubona gusumira hasi umujene nzango uvuga gatanize igutakora video ako nyimubona nasanze mu mfite utugambo twadanje nyine no kuvuga ngo Olivier aratunguranye. Mubonye gutse ku face wajyana umuntu w'idage udafite ikintu cyo kuvuga, ariko kabisa gifite amagambo ajombana kabisa kera nk'igisambo kweli aya ni kijuru Yeni ukujombamo. akosora byagaje zitiko ase kuko meruka kibingo baziciye undi wewe wewe It's okay. Olivier uyu musore nyamara arakugezayo. ariko ngiye mfite ikibazo sibyo? Ndabizi neza abantu bose bari kureba TV show hano bari kutubona. Reka nibaze sibyo? Ufite ikibazo. Hano turi mu rubanza. Reka njye mwibaze sibyo? Gerabwe ngo buri bantu bose bakunda TV show bari kutureba sibyo? Ibintu ngiye kuvuga nibasanga atari byo baza kubyandika muri comment. Ntabwo ari byo sinabivuze. Ako urwaye mu mutwe. Uri umusazi. Ahubwo wakujyana indera. Ngewe ntabwo ndabaza ikibazo ariko uri gutanguranwa n'iki? Reka nyetsoza. Okay, Olivier mfite ikibazo. Uragisubiza mu buryo ngiye kukubaza sibyo? Uri ready? Uri ready nkubaze ikibazo uragisubiza? Ngiye kukubaza ikibazo. Uragisubiza uri ready? Uriteguye? Harya wagurike mugangaye? Okay, uriteguye nkubaza ikibazo uragisubiza? Ariko se Olivier uriteguye nkubaza ikibazo uragisubiza? Namwe mu ndebere wa muhanzi wanyu mukunda ngo ni Olivier boy. Ibaze ko n'ibindi kuvuga mu kintu ikibazo ngiye kukubaza. Ndasubiza ikibaho kandi ndari nacyandikaho. Ngiye kukubaza ikibazo bro, ntago ari iki. Akuye mu Caritas noneho iki cyavuye. Abakwambitse uruhanika rwa Kepara ingofero mu mutwe wigize umusitari rega niba bafite urugambo. Reka mbwe Olivier sibyo? Wenda umusatsi wanjye sibyo nuza kureba akanyogosho magaze n'uburyo usa ni ibintu byikora biri kwera, ariko wowe ntago biza nkore cyazi kereka nkwereka ikintu bankumye. Nyibona icyanga waje wambaye uyu munsi ntago nka cyo muri ya video nabonye video yawe uri wambaye nka kabubuta takanya hanye ngo ngirutsira buriye muyiba n'ibisheke uruguhuru turi ibigambo buri ijambo ryo batangiriyeho warimenya. Nase narimenye nge ahanga wowe nturi kuvuga turahurutura buri hasi ariko byumva mu burasirazuba papa waba wamata n'inka reke Olivier Wirutsiro izuba ryaramutwitse mu mutwe agenda ubwenge burabura. nawe ira mirongo waririnda ukoshira indirimbo yawe ndakanyagwa tondeka ibi asha Olivier wowe wakabaye waragiye guhimba ubundi indirimbo zo kubyinwa n'utugurube
n'imbeba kugira zisinzire mu miheno naho ubundi nta kirimo ari kirimo igiki njyana nkomera ni hamwe uwo musitari tu wafashe igihugu cyose icyo niyo mpamvu ngiye ibyo navuga byose n'abakunzi bawe ntabwo bapfa kubyumva sibyo yenda ko waje kuzimya uwo muhungu ndamuzimya waririmbye izihe ubundi kugira unzimye nk'agasho reka ngubita agasho Olivier sibyo noneho ngiye gukubita ikintu bita akapera papa sibyo noneho nk'ubunuriza nkusubiza irutsiro ndakubunuriza mise nyita n'izina sibyo mise ndakubunurije Olivier uri ready sibyo reka twegene yo inigikiza muri freestyle ziri fake izayiyita Olivier Boying ifate kenge Disnama ni form sizana magenga ariko baranga bayisubiza kene ngo ni frame abafana baranga bafana igihuriga abazi ngo n'umukinnyi wanyawe mu kibuga byahibyo kajya ko yigize ngo kuko aransi ko niga bamuhereze kwa kabuga ariko ari guhebe bawe okay oyo uko jyo mbatemo ndusha uzani ngo Olivier Boy ngurushe noneho abantu baratubwira muri comment umuntu urenze hip hop njye nasoje nawe hitutama okay mama ndakwemera cyane kuko wanyigishije kubaho nuje cyane nari nabuniye umukobwa nari narapfubye nari hejuru kagahinda nagiraga kari karashije none uragiye bisubiye nk'uko byari bimeze mutima tuzi utere rimwe utegereze wongere utegereze Sofia wanjye nagukunda byo nukudahatiriza babarira twirire iyi si kwitonze babarira twirire iyi si kwitonze Olivier kangubwira sibyo nimba utarashishuye ako kari muri sawa ariko kangubwira sibyo ngira kubwiye ngo naga freestyle ka hip hop sibyo urumva surimbye mama subiramo hip hop yasirika surimo hip hop sibyo surimbye kuri mama wawe so urimbyeho so nanjye kurikira nyumve isubiramo uvuge hip hop bro wagon hip hop ariko man nago wizerega nago nakwe hip hop sibyo ikibasumba umubyeyi nkawe Imana yamaye umubyeyi uruta abandi babyeyi mbona niyo mpamvu ijuru ndikesha ibyo birenge umubyeyi wametse mu mugongo aribwa n'indenge reka twereke kureba n'izo nenge nabonye abandi bafite n'amarenge ariko ndahari ngo nkutake ibyiza mama umubyeyi ukuruta nawe mbona ku isi mama you know cyokora bazaguha akazi washobora kuririmba pe ariko igiteramo cya mbere uzakora uzatumira imbeba zose zo mu Rwanda ngiki Olivier uziteranire Olivier ngo nicyo azatumira imbeba zose zuzure muri arena aririmbira imbeba Olivier ndirimbira imbeba ako kantu gasumira Olivier ongera gasubire urukumva azajye muri arena ayuzuze yose nyine atanga amatiki y'imbeba arena yose yuzuyemo imbeba y'abantu Olivier sibyo uretse hit nyine tu sibyo abanyarwanda ukaba barabakinze agasupanete mu maso urumva bagata bareba nyine itara y'igihuha bagata bavuga ati herenza sibyo wayigwamo nabi imana yariyo yose papa yariyo yose ngewe yariyo yose yariyo yose papa uretse Olivier uyu musore urabona ashoboye ikina usibye amagambo reka tubyoroshye sibyo we ajya avuga ijambo hariya mpita nkora indirimbo nanatekereje twagiye ijambo Olivier yambaye ubusa Olivier n'imbeba yambaye ubusa muri karitsiye babona yambaye ubusa yabubuse ngakeneye gufifita nigayanye ngazi no kubyoroga
Olivier yambaye ingofero dore Olivier yambaye ingofero ameze nk'umusitari yabaye kagarara N'amabye. gufata wabyumvishe papa tangira okay arajya avuga ijambo cyose ntabikabye yamye muvuze ngo Olivier yambaye ingofero okay yambaye ubusa baratudigita njyewe ndajya mpita mvuga sibyo twagiye oya tangira yandire muvuze Olivier yambaye ubusa dufite hano umunyamakuru uri kudukoresha we aratubwira ijambo njye mvuga okay yes Olivier yambaye ubusa nabonye umuntu gaciye ahaye bubuse nkimara kureba mbona ni Olivier nabonye muri karitsiye yakubiswe yambaye ubusa n'igiciye hani ni Olivier ari guseka ubusa yambaye ubusa iniga Olivier iri guseka ubusa nakindi zuretse guseka ubusa niga wapanye Olivier yambaye ibirenge dore iniga Olivier muri karitsiye yambaye ibirenge ni yambaye udukweto Olivier niga yambaye ibirenge you know. yes wowe urabyumva udukurikiye kuri Bintu TV show urabona aba ni abasore ni umusore w'irutsiro urumva n'umusore wa hehe Nyagatare ni Nyagatare tuvuze ngo Gatsibo boy Emi pro yes ubwo buri wese yaserukiye akarere yes buri wese yaserukiye akarere Gatsibo rutsiro kabisa okay Gatsibo- nanjye mwambwira ngamubwira mubwire dusoza ikiganiro mbwira ibyo ndamubwira bakubwira ijambo hitunda Olivier uyu muntu afite umutwe munini nabonye ingegera hano ifite uruke runini emeze nga we mujamo wo kuri TikTok umutwe gwarahengamye wagira ninga ikote yaritiye uyu mujama agenda yemeza abakobwa ngo afite imyenda kandi aba yayitiye iri koti sijya wewa mu peti we ujye wemera yasi urabyumva aba ni abanyemano bahuye umwe yansabye kumuhuza n'undi uyu bamwita Emi akora ku kinyamakuru bakunze kwita Emi Pro cyangwa Mbwira TV show nicyo kinyamakuru ari gukoraho muri iyi minsi kandi akaba ari n'umuhanzi ariko yaransabye ngo Benja mugomba kumuza n'uwo bita Olivier Boy yes ukiraho Ben ukiraho sibyo jewe urabyibuka mwandikire simeze nakubwiye ngo ndashaka guhura na kino cyamamare urambwira ngo urakizana sibyo byarakunze ni nayo mpamvu jewe nagira ngo mbanze ndebe ngo Olivier ni muntu ki uyu munsi namurashe rutsiro nayirashe yes Olivier uyu n'umuhungu usibye amagambo usezera n'abafana urabona mwahuye gute nyine wabyishimiye ute tabye nishimiye kabisa yes kura subscribe wo kuri Bintu TV show wadukurikiye cyangwa wadukurikiye kandi turagushimira ko ukunda ibikorwa byacu nawe ushaka guhura na Olivier Boy mukaba mwagirana ibiganiro byiza cyane andika kuri namba uri kubona kuri bio ya YouTube cyangwa TikTok kuri Ben Promoter yes ndabakunda cyane ciao ciao